Isirika rya muntu ryatumye haboneka abantu benshi bagiye bahindura isura y'amateka, banagira uruhare ku mibereho yabo bagendeye ku myumvire yabo, ubwenge n'impano byagura ubutaka, ubugeni n'imyidagaduro, ubumenyi n'ikoranabuhanga, ubuvanganzo, politike, ubuyobozi, imikino na siporo. Abose baremye amateka bifashishije imirimo yabo. Abavumbuzi bakomeye nka Vasco da Gama na Columbus bavumbuye ubutaka, Alexander the Great habuze gato ngo yigarure isi yose. Inzobere nka Aristotle, Leonardo da Vinci na Albert Einstein bongera umurongo w'ubumenyi, bashyira ahagaragara ibitekerezo bishya n'ubuvumbuzi. Isi yagiye igira impano zindi mu gice cy'ubugeni, imyidagaduro na siporo. Bagiye batangaza isi bose bari bafite impano zitangaje. Kurikira ikiganiro Isi n'abantu, umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. Kuri twe cyangwa Rusesabagina nk'umunyarwanda abenshi bari basanzwe bazi, ariko cyane mu minsi imyaka ishize atarabaye hano, wabaye hanze kurusha. Ubundi ni ikibazo cyoroshye, nta nubwo turi ahantu aho umuntu ashobora gukora ikintu cyiza kikamuha izina rimuhaye rikaba ari ryiza. Hari n'ushobora gukora ikibi nawe bimuha izina ribi, ariko iryo zina rikamenyekana. Hari irimenyekana ku kintu kizima, hari irimenyekana izina ku kintu kibi. Byose biramenyekana ku isi hose, bakamenya umuntu, yaba ari ruharwa mu gukora nabi, yaba yarakoze neza, bose baramenyekana. Hari ubwo rero ikibazo kiba ari uko gusa noneho abantu bashoboye gusesengura bakavuga ngo ariko ibi byiza bamuvuga yamenyekaniyeho nibyo koko, uyu se bavuga nabi izina rikamenyekana niko byagenze koko. Ikibazo cya Rusesabagina rero ntabwo ari Rusesabagina we nk'uko yicaye hariya afunze. Muri Rusesabagina harimo ibindi bikubiyemo byinshi bitari Rusesabagina. Paul Rusesabagina ni umunyarwanda uzwiho kuba yaragize umurava ndetse akanakoresha uburyo bw'ubwenge mu gukiza impunzi 1968 kwicwa n'interahamwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yo gukiza impunzi yabanje gunjya muri Tanzania, ariko nyuma za kujya mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we n'umuryango we. Rusesabagina yakomeje gushyigikira uburenganzira bwa muntu. Mu 2005 we n'umugore we bashinje Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation ikora mu gushyigikira amahoro, ubutabera, ukuri ndetse n'ubwiyunge mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika, ndetse banafasha abarokotse n'abagizweho ingaruka na Jenoside. Iyi Jenoside yabaga yakoraga nk'umwungirije General Manager muri hotel. Impaka za Rusesabagina n'amagambo kuri RPF n'ibikorwa bikuri Leta y'u Rwanda byamushyize ibibazo na Leta y'u Rwanda kugeza na magingo ye. Ibintu byose abikoze ati: urakaza neza mu kiganiro Isi n'abantu, nushima ibyo dukora ntugende udashira agaciro imirimo y'amaboko yacu, ukanda subscribe, unabisangiza abandi, wandika nifuza ko twazakubwira utaha. Yo kwifuriza ubuzima buzima, ndisaka HB. Rusesabagina yavutse tariki ya 15 Kamena mu 1954. Papa we yari umuhutu amuka kiyo mu Rwanda guhera mu 1994 gusubiza hasi. Mama wari umututsi, ayari amoko yazanywe n'abakoni bacamo abanyarwanda bahoze ari umwe mibice byageje igihugu habi. Yari umwe mu bana 9 abyeyi bari barabyaye. Yagiye mu ishuri ry'abadive umunsi wa 7 Gitwe. Mu bwana bwe yashaka kuzaba umupasiteri. Mbere yo kugira imyaka 13 yari azi Icyongereza n'Igifaransa neza. Tariki ya 8 Nzeri mu 1937 afite imyaka 13 gusa yashakanye na Esther Sembeba, umugore wa mbere. Yize kandi mu ishuri rya Kenya Utahi College.
kugira ngo yuzuze inzozi ze zo kuba pasiteri. We n'umugore bimukiye muri Cameroon kugira ngo yige iby'iyobokamana. Mu 1978 yasubiye i Kigali n'umugore we ndetse n'abana be babiri. Kubera kugirwa inama n'inshuti ye, yemeye akazi ko gukora muri Hotel de Mille Collines. Hotel yari ikomeye cyane i Kigali muri icyo gihe. Yoherejwe mu Bubiligi ndetse no mu Busuwisi kwiga ibijyanye n'amahoteli. Nyuma yo kurangiza aya masomo hanze, yakomeje gukora muri Mille Collines. Yaje kuzamurwa agirwa wungirije General Manager wa Hotel Diplomate mugenzi wa Mille Collines mu 1992. Muri Jenoside mu 1994 yemeje umuterankunga wa Mille Collines kugira ngo imugire uwungirije General Manager. Muri Jenoside yakorwaga n'interahamwe hagati ya tariki ya 7 Mata mu 1994 na tariki ya 4 Nyakanga mu 1994, Rusesabagina yakijije abasaga 168 muri Hotel Mille Collines. Ariho hari harimo n'umugore we n'abana be. Ubwo bicanyi bahageraga bashaka kwica abantu, yohereje umugore n'abana kwisha mu modoka maze agaruka nyuma kugira ngo arinde izindi mpunzi zari zahungiyeho. Ariko abicanyi bamenye aho umugore wari, baramwataka maze nawe agaruka muri hoteli. Ubumenyi bwa Rusesabagina mu kumvikana bwatumye yumvikana n'abicanyi kugira ngo bareke kwica abantu, anaha ruswa abayobozi b'interahamwe kugira ngo babagumishe kure ya Hotel de Mille Collines. Kuba yarakoze ibingibi ariko ni ibintu bishidikanywaho na benshi, bakavuga ko ari ugushaka kwabamarira mu kinyoma, ko nta muntu waba intwari gutyo ngo narangiza ajye mu mutwe witwara gisirikare wica abaturage, ko yamajwe na filime yamukinnye ishingiye ku kinyoma. Icyo mbivugira ni iki, hari ibintu bibiri numva abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakwiye gusobanukirwa. Hari navuga ko ni ibintu bitatu, ibibazo bitatu nshaka kuvugaho. Icya mbere ni Rusesabagina witiriwe ibintu, impaka zabaye ndende, byaba ari byo byaba atari byo, iby'uko yakijije abantu mu gihe cya amateka yacu mabi ashize, yakije abantu muri Mille Collines. Ni iki byo biragenda bimuha izina ko ari igitangaza, ndetse akina n'amafilimu ajyanye nabyo. Ibyo bifite amateka yabyo. Hari abari bari muri hoteli bavuga yakirijemo abantu bakiriho n'ubu ngubu benshi, ubwo babyivugira. Cyangwa hari na Minwari icyo gihe nayo bazayibaza, ari ibyo avuga, ari ibyo wenda ntibanababajije abo ngabo, hahisemo abantu baza bamuha izina. Impaka za Rusesabagina n'amagambo yo kuri RPF ndetse n'ibindi byinshi ashinjwa byamukize mu bibazo na leta y'u Rwanda. Uyu ni Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside. Umuntu usanzwe kuko ari umuntu amenyekanye kubera filime yamukozweho yitwa Hotel Rwanda. Hotel Rwanda ikaba yarashingiye ku kinyoma yuko Paul Rusesabagina yakijije abantu muri Mille Collines. Hashize igihe Rusesabagina atangira ibikorwa bitandukanye cyane n'icyo yashimiwe n'icyo yahembewe. Mbese navuga ko Rusesabagina amaze imyaka nyinshi agerageza kubwira abamubonyemo intwari ko atariyo. Ibyo yabigenje ate? Amaze imyaka myinshi arengera abajenosideri, arwanya abahagaritse jenoside. Ariko by'umwihariko yarenze umurongo, noneho ava mu magambo ajya mu bikorwa by'ubwicanyi. Uburyo Rusesabagina yafashwe ntibiratangazwa. Uyu ni umwe mu bagize ishyaka rirwanya leta rya MRNCD, avuga ko yatunguwe n'ifatwa rye. Muvandi, nge bihise birancanze, urabona abantu benshi ni nanjye barimo kubibaza nkaho ari ngewe wamujyanye, hari sinamenye ibyo ari byo, singiye kugushuka kuko nimugoroba twari turi mu nama ya MRCD, gusa we nta wari urimo, batubwira yuko ngo yapfushije murumuna we. Ubwo rero ibyo nasobanukiwe
niba yagiye guhamba murumuna we, niba se murumuna we yaguye mu Rwanda, ubu sindamenya ibyo ari byo, singiye kukubeshya, ndimo ndumva bincanga. Niba se murumuna we hari aho yari ari mu gihugu runaka akagenda agiye kumuhamba, benda ariho yaguye akaba ariho reka byandenze, sindamenya ni ibiki, sinzi niba ari ibiki, gusa reka duze gutegereza biri busobanuke, kuko njye bihise bintungura ko umuntu wari uhari ni muzehe Twagiramungu mu nama ntacyo yigeze atubwira, bari bahari barimo ba Kasimu n'abandi bose ntacyo bigeze batubwira, gusa bavuze ngo yapfushije umuvandimwe. Ubwo rero ndabona birimo birancanga, biranansiga nayo uko mbisobanura. Perezida Paul Kagame nawe agerageza gusobanura uko yaba yarageze mu Rwanda. Bizamenyekana uko yageze hano, ariko banabwira n'abantu ko ari bo banizanye, ubu urubanza rwaba ruri hehe, rwaba ruri kurinde. Urabizi ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo, ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano. Ubu icyaha ni icyo kubeshya gusa, ntabwo ari ikindi kibazo, kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigize gikorwa hagati aho ngaho na kimwe. Mu 2000 yahembwe Immortal Champions Prize for Humanity. Mu 2005 yahembwe ibihembo bitatu: Warrenberg Medal, University of Michigan, the National Civil Rights Museum of Freedom Award ndetse na Presidential Medal of Freedom. Yahawe impamyabumenyi 3 zishimwe na the Honorary Doctorate of Law iturutse muri University of NRF mu 2007, n'indi yaturutse muri Gustavo Adolphus College mu 2008, ndetse n'indi yavuye Royal University of Chicago ya Bachelor of Arts Commencement mu 2009. The Lantos Foundation for Human Rights and Justice yamuhembye Tom Lantos Human Rights Prize mu 2011. Inkuru ye yanditswe mu gitabo Wish to Inform You That Tomorrow Will Be Cared With Our Families cyanditswe na Philip Govarich mu 1998. Yarongeye yandika ubuzima bwe igitabo cyita On Ordinary Man we na Tom Zorner, gishyirwa hanze na Zach Bell muri Mata mu 2006. Afite abana 3 we na Esther, abakobwa 2 Diane na Lisi n'umuhungu witwa Roger. Bwegaga mu Suwisi ndetse n'i Buruseli, ntabwo yari ari kumwe n'umuryango we kubera kuba kure y'umuryango we byatumye batandukana, ariko agumana abana be 3. Mu 1947 ubwo yitabiraga ubukwe nibwo yongeye kujya mu rukundo na Tasiana Mukangamije. Uyu mugore yakoraga mu bitaro bya Ruhengeri Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Rusesabagina yatumye Tasiana yimurwa avanwa Ruhengeri ajyanwa i Kigali. Mu 1989 nyuma yo gutetana imyaka 2 bakoze ubukwe, Tasiana yakomeje kurera abana 3 ba Rusesabagina b'umugore wa mbere. Nyuma ababiri babyaranye abana 2, umuhungu witwa Trezor ndetse n'umukobwa utaramaze igihe kirekire ku isi. Nk'ingaruka za Jenoside, Rusesabagina yabuze abantu benshi b'inshuti ze ndetse n'imiryango ye. Yabuze abavandimwe be 4, Tasiana n'umugore we, abura ababyeyi, musaza we, muramukazi we n'ababyara be, ariko abavandimwe bari bararokoka. Rusesabagina yemeje ko marume we yishyuye interahamwe kugira ngo zireke kwica abantu. Nyuma yo kwikiza n'umuryango we ndetse n'abandi bashakaga ngo bicwe muri Hotel Mille Collines, Rusesabagina yese ajya mu nkambi we n'umuryango we. Mu nkambi bashakishije bene wabo maze bagakuri babyara 2 ba Tasiana, umugore wa 2 aribo Karine na Anaïs, bari bamerewe nabi cyane. Rusesabagina arabarera. Ku bufasha bwa Rwanda Patriotic Front RPF we n'umuryango we mugari baje kuva muri Tanzania mu buhunzi. Akiri no muri Tanzania hari byinshi byashoboraga gutuma bapfa, ariko yaje kujya mu birigagera y'amahoro. Yagiye mu 1996 we n'umuryango we. Bakomeje gukangwa ngo bazicwa, bahita bafata umwanzuro wo kujya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakomeza gukurikirana inzu yabo mu Bubiligi. Wakoze gukurikira ikiganiro n'abantu, nyemere cyane tugisoreza aha, ahubwo tuzasubira ubutakundi munyabigwi cyangwa se cyamare. Icyo ubusabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho ubutaha uri inshuti yacu. Gendi Isaka HB, Imana ishobora byose ihaza ukwifuza kwawe kandi ugira ubugingo buzima.